murakoze. Nitwa Nkundiye Christophe cyangwa Paboneri. Ni umugabo, mfite mudamu, agira n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Dutuye umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Hanyuma uyu ni madamu wanjye, wa wundi nababwiye mu minsi ishize mu kiganiro giheruka, wanyitayeho cyane, nawe na mu mwanya akabibwira. Murakoze cyane. Nitwa Mukamusonera Donata, izina ry'umugisha ni Mama Boneri. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo atangira ababwiye ubuhamya ko bimeze. Yagize uburwayi bukomeye nk'uko yabivuze, ntago ndi bubisubiremo, ariko navuga ngo bitangira twatangiranye n'Imana kandi dusozanya n'Imana, kuko ubwabyo tuzi ko mu byiza cyangwa mu bibi tugomba guhora dushima. Byageze aho birakomera pe, ntago nakwiyemera cyangwa se ngo nihagarareho, kuko ndabyibuka igihe kimwe, urumva yararwariye mu masare y'imbagwa. Twari tumaze kuva muri sare ya mbere tumaze kugera mu ya kabiri. Sare ya kabiri rero muri CHK ni sare yegereye kuri morgue. Yararembye cyane, urumva izo ncuro zose bagiye bamubaga. Haza gutambuka imirambo igera mu 9 bayimanukana bayijyana muri morgue. Nanjye ngiye kwiyakira ko ngiye kuba umupfakazi, ndiyakira pe, numva ntangiye no gupanga neza uburyo nzamushyinguza. Ndimo mvuga umuhungu we w'imfura n'ubwo yari umwana nawe numva ari uzamushyingura. Numva natangiye gutegura imyenda y'abantu bazanyambarira imikenyero ijyanye no gushyingura, ariko burya Imana yacu ni nziza. Ndashima Imana rero ko uko natekerezaga ntabwo ariko yabigenje. Yaje kugenda ibigenza neza, igenda imworohereza kugera ku rwego nge naje kunezezwa n'uburyo ahubwo twaje kumenya indwara ya kanseri ko ari yarwaye. Kuko niba ari ikintu numvaga nanone kigiye kumbabaza n'uburyo numvaga ngiye kuzashyingura umuntu ntazi kimwishe. Murakoze. Yego, murakoze. Mu by'ukuri mbere yuko nshima madamu wanjye Mama Boneri, ndabanza nshima Imana yabanye natwe mu burwayi, ikatworohereza, ikadukomeza, ndetse ikagenda iduha n'ibyo kudutunga mu gihe bikomeye cyane twari turimo. Mwiko nababwiye yuko ni mwarimukazi, yahembwaga amafaranga, yahembwaga kwera amakredi menshi, yasigaye ahembwa 10,000. Ndamushimira rero, nyuma yo gushima Imana ndamushimira ko yabaye umugore w'intwari. Ni umugore mwiza cyane kandi ndamukunda kandi nzakomeza namukunde, kuko numva icyo gihembo gikuru nagombye kumuha ko yabaye intwari cyane. Yarandwaje rero nkuko nabivuze, yabaye hafi yanjye. Umushe ko yabwiye yazaga mu gitondo, akaza mu gitondo kundeba, tukirirwana, agataha ku mugoroba akajya kureba abana, mu gitondo akagaruka, tugakomezanya ubwo buzima. Hari abandi bantu twabaga turwaranye CHK, babaga barembye cyane, abadamu babo bakabasiga, bakavuga ngo kwa muganga habayo abagira neza, ngo reka aribo bazajya babitaho, bakajya bareba rimwe bakabata kwa muganga, ugasanga umuntu ararembye ariko ntago afite umuntu urimo kumwitaho. Byibuze ngo amuhe, niba nako koma kabonetse bakamuhe, byibuze amutware no kuri toilette, cyangwa mukarabye, cyangwa muhindurira umwenda, akabura umuntu wimukorera, amugore yaramusize. Ngenda mushimira rero ko yambaye hafi cyane, ntago yigeze ansiga, yandwanyeho rwose mu bushobozi bw'icyo twari dufite, andwanaho, arandwaza, anyitaho. Mbese ndamushimira, mbese musabira n'umugisha ku Mana. Hari ukunyitaho kwa muganga, nababwiye yuko kandi maze kugera mu rugo kubona imbaraga, yavaga Ikarama umurenge wa Kigali akajya Nyabugogo n'amaguru, afite amafaranga 500 cyangwa 700 ajye kugura umutwe w'ihene Nyabugogo mu ibagiro kugira ngo mbashe kugarura imbaraga. Urumva ubwo rugendo yakoze, Nyabugogo bari bamaze kumenyera yuko ati dore wa mudamu uje gutwara umutwe w'ihene.
ndamushimira ko rwose icyo gikorwa kinkoreye nkagarura ubuzima nkagarura imbaraga. nyuma yo gukomeza urwo rugendo yakomeje kumba hafi, ntago yigeze anyinuba, yandwanyeho akita ku bana bato twari dufite, nanjye akanyitaho, akomeza kungaragariza urukundo, akomeza kugaragariza, mbese abonye ko ari umudamu mwiza cyane ndetse w'umukristo ndetse ufite umutima w'umuntu. Yambaye hafi cyane rero. Ubwo muri izo mbaraga nkeya rero nari ndimo njya mu rugendo rwo kujya Butaro gufata imiti, nayo mafaranga 10,000 yagombaga guhemba umukozi yari asigaye ahembwa, agahemba umukozi akishyura amazi akagira gute. Ko yari kwa gatandatu yajyaga kwigisha mu minsi y'akazi, kwa gatandatu yaba atagiye kwigisha yajyaga ku Kamonyi, hari abantu twari tuziranyeyo, akajya kubahingira, akajya kubafasha kubagara ibishyimbo, kubagara amasaka, ariko agamije kugira ngo nibabagara bamuhembe ibijumba cyangwa ibishyimbo aze kudutunga. Ibyo yabikoze igihe kirekire rero, kandi ari mwarimu kazi, nasigaye mu rugo. Urumva ubwo bwitange bwose yagize, agirira njyewe, agirira umuryango twe n'abana, urumva yabaye umugore mwiza w'indashyikirwa, akwiye gushimwa, Imana imuhe umugisha. Yanyitayeho cyane rero, nago uburyo bwo kumushimira ntago nabubona mu magambo namushimiramo, gusa mavuga ngo Imana izamuherezo ryiza, kandi mu gihe akiriho izamuhaye kw'ibyo yifuza byose. Nanjye mu ruhande rwanjye namusezeranyije ko nzamukunda, ndetse ko nzakomeza kumubera umwizerwa, nkamubera umugabo mwiza, kubera ko nawe nabonye ko ari umudamu mwiza. Ubwo rero ibi byose yabikoze mu icyo gihe cyose. Nyuma yo kugaragara ko nkize, Imana iza kuduha umugisha, tubona imikorere imunsi dukomeje kubana neza, tumeze neza nta kibazo. Mbese ndamushimira, n'umudamu mwiza, Imana imuhe umugisha. Yego, Imana ivuze iranasohoza, kandi icyo Imana yavuze yagambiriye byanga bikunda igisohoza neza. Rero yaravuze ngo izankiza y'ubwo ntabwo izabyitirira abandi. Mu byo nasinyiye kwa muganga harimo ko kutazabyara birimo, ndetse usibye no kutabyara ko no kongera kwitwa umugabo mu rugo bizagorana. Rero nyuma yaho ikimenyetso gikuru cy'uko Imana yankijije ni uko ndi umugabo mu rugo, kandi ikaba yaraduhaye no kongera kubyara. Twabyaye umwana mwiza w'igitangaza, utangaza benshi. Ubu ngubu rwose n'umurenyi wese abona ko ari umwana mwiza utangaje, wavuye mu bitangaza by'Imana. Umwana arahari, twamwise Ashimwe Brice Gabriel. Gabriel bivuga imbaraga z'Imana. Twashimye Imana rwose ko yabikoze. Mbese ikimenyetso kigaragara ko Imana yankijije nuko no kubyara twongeye kubyara umwana turamufite mwiza cyane. Yego, murakoze. Abanyamuhamagaro ni groupe imaze igihe kirekire cyane, isa nkaho yatangiye mbere gato yaho ndwara muri 2016. Iyo groupe yari abarimu, yashinzwe n'abarimu bigisaga muri groupe scolaire Karama. Abarimu iyo groupe barasengaga, ari abarokore barasenga. Iyo groupe bakansengera icyo gihe cyose, na n'uyu munsi turacyakomeje gusenga, kandi Imana ikomeje gukorana natwe. Kandi ibitangaza Imana yakoranye natwe iciye mu banyamuhamagaro, ntabwo ari njyewe nyine yakijije gusa, hari abandi. Hari undi mudamu yakijije ibyimba byo mu nda, baramubwiye ko atazongera kubyara, arangije arasama, abyara umwana w'amezi ngira ngo 5, umwana w'amezi 5, kandi arangije abaho. Uyu n'umwana muri ngubu n'umwana amaze kuba inkumi, amaze kugira imyaka, urumva byamaze imyaka nk'itanu hano batari 6. Abanyamuhamagaro rero barahari, ni groupe turacyasengana n'uyu munsi. Imana iracyavugana natwe, iracyakorana natwe, kandi turacyakomeje urugendo rujya mu ijuru. Turacyakomeje gukizwa. Abanyamuhamagaro barahari.
murakoze cyane. Byo kumushimira birahari byinshi kuko murabizi ko ukuntu umuntu arwara akagera ku rugasanga arimo ararushya abarwaza, arimo arasaba ibidashoboka, arimo aracika intege. Rero mu ruhande rwe navuga ngo we yarwaranye kwizera, nicyo kintu yatandukaniyeho n'abandi, kandi icyo mushimira ntabwo yigeze ansaba ibyo abona ntafite muri ubwo bukene cyangwa se muri ubwo bushobozi buke twari dufite. Nubwo yageragezaga gucika intege yasaga nk'ugarukira hafi yibutse ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Murakoze.